birangiye nari bibijemo ikibazo cya Aline Umuhoza ndetse na Yampano dore ukuntu giteye. Mu mwaka wa 2023 nibwo Umuhoza Aline yitabiriye ubukwe bwa buri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko ahura n'umuhanzi wakunze kuntu uyu nguyu Umuhoza Aline aririmba, nuko amusaba ko yashyira imbaraga mu kwandika indirimbo ze akabarizo azajya aririmba. Nuko umuhanzi yamubwiye kandi ko mu gihe atabona umwanya wo kwiyandikira indirimbo yamuhuza n'umusore uzi kwandika cyane wo mu Rwanda, n'umuri akajya mwandikira indirimbo akazimuha. Umuhoza Aline usanzwe uririmba mu bukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaremeye atazuyaje nyine ko bamuhuza n'umuntu uzajya umwandikira w'umuhanga cyane usanzwe uzi kwandika ngo uba mu Rwanda. Uwo muntu wamuhuje nawo rero yari Yampano. Yampano mu iyo myaka ntago yari yabo cyamamare cyane nkuko ubu ngubu muri kubona ari hit ari trend cyane, nuko bamuhuza na Umuhoza Aline ngari umwandiki azajya umwandikira indirimbo akazimuha ubundi akaziririmba mu makwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuhoza Aline yakunze indirimbo yitwa Mbwira ya Yampano, amubwira ko ariyo byaba byiza bavuganye akaba ariyo bagura. Yampano yahise amucanga amadolari 400, nuko bajya mu biciro baraciringa birangira Yampano yemeye ko indirimbo ye azayimuhera amadolari 300. Mu rwego rwo kugira ngo Yampano abanze akore indirimbo ayisoze, Umuhoza Aline yabanje kumuha amafaranga amadolari 200 ya mbere hari tariki 27 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2023. Ayo mafaranga ageze kuri Yampano angana n'ibihumbi 233 n'amafaranga 568 y'amanyarwanda. Nkuko aba babiri bari babyumvikanye Yampano ndetse na Aline, Yampano yakoze ibyo yasabwaga byose, hanyuma akibisoza tariki 3 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 ahabwa amadolari yari asigaye 100, nuko nawe atanga indirimbo nkuko bari babyumvikanye. Aline nyuma yuko indirimbo migezeho yatangiye kuyikoresha akajya yiririmba mu bukwe bw'abageni bagiye batandukanye, ndetse Aline avuga ko abageni benshi batangiye kugenda bayishimira cyane. Ngo mu minsi yashize sinzi ukuntu Umuhoza uyu Aline yagiye ku rubuga rwa Spotify agiye kubona ya ndirimbo yaguze na Yampano yayikoranye na Makanyaga Buduru n'undi bayishyize kuri Spotify. Aline ako kanya isahamagara Yampano ngo avugane ngo amusobanurire impamvu indirimbo yamugurishije yashyize kuri Spotify. Ntibabyumvikana, byatumye ngo Yampano ahita muboroka ku mbuga nkoranyambaga zose, ahantu hose yashoboraga kuba yakongera kumuvugisha Yampano yahise amuboroka. Aline nyuma yo kubura uko avugisha Yampano ko Yampano yaramaze kumuboroka, yahise ahamagara Alisudi nuko ngo amusaba ko yamuvugishiriza Yampano. Alisudi ahamagara Yampano amusaba kuganira na Aline kugira ngo bitajya hanze bikangiza isura ya Yampano. Uyu nguyu Aline yakomeje gusaba Yampano ko yasiba indirimbo ku mbuga zose zicuruza imiziki. Yampano amubwira ko bitashoboka kuko indirimbo ariyo wayanditse akifiteho ububasha, ndetse no ku mbuga zicuruza imiziki zose bazi ko indirimbo ari iye. Ngo gusa nyamara nubwo bimeze gutya, ngo Yampano avuga ko yagurishije iriya ndirimbo abizi neza ko ari nziza, ngo ahubwo ari ifite ikibazo cy'ubukene, gusa yarabizi neza ko iki gihe kizagera, akaba ari no mpamvu yayimugurishije mu buryo bwa magendo. Yampano abivuga akoresheje amagambo agira ati, umuntu yanditse ikintu hanyuma ukavuga ko nta burenganzira gifiteho. Mu bwizo kuri kugura ubutaka utabufitiye icyangombwa niyo ugiye kurega bakwita umusazi. Yampano akomeza kandi agira ati, nari nkeneye amafaranga, naravugaga nti uyu muntu nimwaka amafaranga ntabwo arayanguriza, reka nze mutege iki kintu kuko igihe nzagikenera nzakisubiza kuko nyifite uburenganzira kandi uburyo tukiguze ni magendo. Yampano akomeza yumvikanisha kandi agaragaza ko uko byagenda kose indirimbo atayisiba, ahubwo bibaye ngombwa yasubiza uyu mukobwa amafaranga yamuhaye, byaba ngombwa kanamukubira kabiri, ariko ibyo kuyisiba byo ntabikozwa. Mu gihe Aline we avuga ko icyo akeneye ari indirimbo ye nawe amafaranga yifitiye. Amakuru amaze kugera hanze aravuga ko uyu munsi tariki 10 z'ukwezi kwa 2 Aline Umuhoza ahagarariwe nawo umuryango afite hano mu Rwanda baza kugeza ikibazo cyabo muri RIB, hanyuma Yampano agakurikiranwa ku kibazo cy'iyi ndirimbo. Ngayo nguko ngende Mideli w'Abanyarwanda.